Isabato nziza kuri mwese. Ese ni bande banejejwe no kuba bari hano muri uyu mugoroba? Mureke dusenge. Data uri mu ijuru, igihe cyacu kirimo kiradushirana. Turi gusiganwa n'amasaha. Dufashe kugira ngo muri uyu mugoroba tugere ku ntego. Tubisinze mu izina rya Yesu. Amen. Ese mwigeze musiganwa n'igihe? Ubu mfite iminota 38 yo kubabwira ibyo ngomba kubabwira. Reka nsome mu gitabo ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, urupapuro rwa 212. Tuhasoma ko abantu ibihumbi byinshi mu isaha ya 11 bazabona ukuri kandi bakwakire. Uko guhinduka kubera ukuri kuzaba kwinshi maze gutungura abagize itorero, kandi izina ry'Imana ubwaryo niryo rizahabwa icyubahiro. Ese ni bande muri mwe bategereje uwo munsi ubwo abantu ibihumbi bazahinduka mu munsi umwe? Ese ibyo ntibitangaje? Bazaba bahindukiye bagarukira nde? Bazaba bagarukira Yesu Kristo. Amen. Ariko impamvu izatuma bahinduka nuko bazumva ubutumwa bw'abamarayika batatu. Amen. Kandi bakundwa, iyo dutekereje ubutumwa bw'abamarayika batatu dutekereza iki? Dutekereza ikimenyetso cy'inyamaswa, ikimenyetso cy'Imana, ubuhanuzi bw'iminsi 2300, ubuhanuzi bw'ibyumweru 70, imyaka 1260, kugwa kwa Rusufero ava mu ijuru. Dutekereza ibintu byinshi. Sinzi niba mwanejejwe nuko navuze ko abantu ibihumbi bazahinduka mu munsi umwe. Reka nongere mbyumve nanone. Amen. Ariko se ibyo mwaba muzi icyo bisobanuye bakundwa? Abantu bazahinduka mu munsi umwe kubera ko ubutumwa bw'abamarayika batatu bwose bugomba kubwirizwa hamwe mu munsi umwe. Ibyo bisobanuye ko nge nawe twari dukwiye kwiga uko twavuga ubutumwa bw'abamarayika batatu icyarimwe mu munsi umwe. Amen. Reka ngira icyo mbaza, ninde muri mwe ufite filime akunda? Ndabizi ko muri abadivantiste mutakijya kureba filime, ariko kera mwagiraga filime mwakundaga. Yego? Ndamutse ngusabye kuba watunyuriramo mu minota 15 iyo filime wakundaga, mu gihe waba umaze imyaka nk'icumi cyangwa 15, 50 cyangwa 100, ese ni bande muri mwe bazi ko babidukorera? Amen. None ni bangahe bazi ko bashobora kutuganiriza ku ntambara ikomeye yose mu minota 15? Bakundwa, ibi ni byo tugiye gukora muri uyu mugoroba. Mu minota 36 tugiye kuganira ku ntambara ikomeye, ku buhanuzi bw'iminsi 2300, ku buhanuzi bw'ibyumweru 70, ku buhanuzi bw'imyaka 1260, ukugwa kwa Rusufero ava mu ijuru, imyaka 1000, umuriro ukongora n'isi nshya. Ntimugire ubwoba, turaza kubyiga ku bw'ubuntu bw'Imana. Amen. Reka tubisobanure muri ubu buryo. Ninde wigeze ategura umutobe? Utunganya karoti 20 ariko umutobe wazo wuzura igikombe kimwe, se sibyo? Uko niko tugiye kwiga Bibiliya yose muri uyu mugoroba. Ese si byiza? Igihe kiri kudusiga. Turi gusiganwa n'amasaha. Bakundwa, ndabinginze mwumve neza. Iki cyigisho nakise ishusho iheruka y'isi. Igishushanyo mbonera, ishusho iheruka y'isi. Ndifuza ko twajyana mu bitekerezo maze tukitegereza iyo filime. Ese mwiteguye kureba iyo filime? Reka dutangire. Gusa muze kunyihanganira kuko ubusanzwe iki cyigisho nkigisha mu isaha n'iminota 20. Ubu rero ndaza kuvuga nihuta bidasanzwe. Murambabariye? Ese turi kumwe? Muriteguye? Niba wifuza iki cyigisho mu buryo burambuye, uze kundeba nyuma maze nyiguhe mu buryo burambuye. Igitabo cya Ezekiel igice cya 28 gitangira amateka yacu, cyangwa se gitangira kitubwira iby'umumarayika witwa Rusuferi. Rusuferi ahavugwa nk'umukerubi utwikira. Ngo yitwaga ikira? Umukerubi utwikira. Kugira ngo dusobanukirwe n'icyo umukerubi utwikira ari cyo, biradusaba gusubira inyuma mu isezerano rya kera mu gitabo cyo Kuva, aho mu Kuva igice cya 25 tubona inyubako Imana yari yarategetse Mose kubaka. Iyo nyubako yitwa ubuturo bwera. Mimbere habaga ahitwa hera cyane, ariho hashushanyagaho Imana yicaye mu ijuru. Ese turacyari kumwe?
aho hera cyane habaga isanduku y'isezerano, kandi hejuru yayo hari intebe y'ihongerero. Iyo ntebe y'ihongerero ishushanya intebe y'Imana. Iyo ntebe y'ihongerero yari iri hejuru y'isanduku y'isezerano. Ndagira ngo ibyo twumve icyo bitubwira bakundwa. Ibyo bisobanuye ko ishingiro ry'intebe y'Imana mu ijuru ari amategeko yayo, kuko ariyo yari ari muri iyo sanduku y'isezerano. Ese turacyari kumwe kugera hano? Kandi Bibiliya iravuga ngo ku mpande zombi z'iyo sanduku y'isezerano hari abamarayika babiri, kandi bitwaga abamarayika batwikira. Uko gutwikira gusobanuye kurwanirira no kurinda. Reka twumve icyo ibyo bitubwiye kuri Lusuferi. Umurimo wa Lusuferi mu ijuru wari uwo kurinda no kurwanirira amategeko y'Imana. Yari yegereye Imana, yagombaga kurinda ugutungana kw'ayo mategeko, kuko ariyo rufatiro rw'ingoma y'Imana. Ariko Bibiliya iratubwira muri Ezekiyeli igice cya 28 ngo Lusuferi yari atunganye kugeza igihe gukiranirwa kwamubonetsemo. Muraza kumfasha? Gukiranirwa dushingiye ku ijambo ry'Imana ni icyaha, kandi icyaha ni ukugomera amategeko y'Imana. Ubwo rero Lusuferi wagombaga kuba arinda amategeko y'Imana, byarangiye ari we uri kuyarwanya. Kandi bakundwa, intambara ya mbere yabayeho yari yo kurwanya amategeko y'Imana. Okay, ibyo turaza kubigarukaho. None ikibazo ngiki, Bibiliya itubwira ko Lusuferi yaje kugera akayobya 1/3 cy'abamarayika. Ese sibyo? Dukeneye rero kubaza no kwibaza ngo ni gute Lusuferi yaba yarashoboye kuyobya 1/3 cy'abamarayika? Ese Lusuferi yaba yarabwiye abamarayika ngo muze muba abadayimoni maze munyoboke? Oya, uko ntabwo kwaba ari ukuyobywa. Igitabo cya Yesaya igice cya 14 kiratubwira ngo Lusuferi yaribwiraga ngo azamera nkande, nk'isumba byose. Reka noneho tubihurize hamwe. Kumera nk'isumba byose bivuze kumera nk'uko Imana nayo yera, gutungana nk'uko Imana itungana. Mwumva icyo Lusuferi yari arimo kuvuga? Lusuferi yari arimo kuvuga ngo nshobora gutungana nk'Imana, amategeko atabigizemo uruhare. Ese inyigisho nk'izi uyu munsi ntituzumva ko tudakeneye amategeko kugira ngo tugere ku butungane? Bakundwa, iyo ni inyigisho y'ukwitsindishiriza, kandi icyo nicyo cyayobeje 1/3 cy'abamarayika mu ijuru. Ntabwo Lusuferi yavuze ngo ndashaka kuba Satani, ahubwo yaravuze ngo hari ubundi buryo bwo gutungana utumviye amategeko y'Imana. Uko niko ubwigomeke bwatangiye, uko niko 1/3 cy'abamarayika cyayobejwe. Ese ubu ni bande bankurikiye muri iyi filime aho tugeze? Bibiliya itubwira ko Lusuferi n'abamarayika be bajugunywe mu isi. Ikibazo rero gihita kibiki, kuki Lusuferi atahise acirwa urubanza? Ese mwigeze mwumva ikibazo nk'icyo? Ni ikibazo cyiza. Igisubizo kiboneka iyo usomye Gutegeka kwa 2 igice cya 19 umurongo wa 16 kugeza kwa 19. Bibiliya aho yahagaragaje ihame ryahawe Mose n'ubwoko bw'Abisirayeli ngo mu gihe habayeho kutumvikana hagati y'impande ebyiri, hagomba kuboneka undi mugabane ugomba gukemura icyo kibazo cy'izo mpande zombi. Uko niko gukorera mu mucyo. Ese sibyo? Reka dufate iri hame maze turigarure ku mateka yacu mu ijuru. Igihe Lusuferi n'abamarayika be bigomekaga mu ijuru, hari impande zingahe? 2: Imana n'abamarayika bayo, na Satani n'abamarayika be. Harimo ikibazo. Satani arimo kurega Imana, kandi Imana ntabwo yari kwiburanira mu rubanza, kuko ntabwo byari kuba ari ubutabera. Ni nk'uko wavuga ngo urashaka kunjyana mu rukiko, nkakubwira ngo ni njye mucamanza. Mu gitabo cya Ezekiyeli aho Imana ivuga ku gucibwa kwa Lusuferi, Imana iravuga ngo Lusuferi, nzakujugunya imbere y'abami kugira ngo bazagushinje. Ibi birumvikana neza ko bishaka kuvuga urubanza. Nshobora gutekereza uko Lusuferi yibwiraga ngo Mana, ninde uzancira urubanza? Ngo ese ntuzi ko ijuru ryose ryigabanyijemo imigabane 2? Bakundwa, hari ikibazo. Ninde uzahinduka umucamanza cyangwa uruhande rwa gatatu Imana izakoresha wo gucira Lusuferi urubanza? Murimo kundeba nonaha. Bakundwa, hari icyo tugomba kumenya cyerekeye ugutoranywa k'umucamanza. Iyo hari ugutoranywa k'umucamanza, bakunda guhitamo umuntu udafite aho ahuriye n'ikibazo. None umuntu yari ari he igihe Lusuferi yigomekaga? Twari tutaranarema.
kugeza ubu nta kibazo. Umucamanza akwiriye kuba ari uwumvira amategeko. Umucamanza akwiriye kuba ari umuntu wumvira amategeko. Bakundwa, kandi turabizi ko Adamu na Eva baremwe amategeko yanditswe mu mitima yabo. Icya gatatu bakundwa, ni uko umucamanza agomba kuba ashoboye gutandukanya icyiza n'ikibi, kandi ntabwo aba akwiriye guhindurwa n'ibitekerezo bya rubanda. Mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto aravuga ngo, ese ntimuzi yuko tuzacira abamarayika imanza? Turi abami Imana yaremye iduhaye inshingano y'ubucamanza. Reka ngire icyo mbabwira, ntimuzareke uwo murimo w'ubucamanza. Rero bakundwa, Rusuferi yabonye iremwa ry'umuntu maze aravuga ngo, uyu niwe uzancira urubanza? Ngo mbese niki nazamukorera? Bakundwa, iyo ubonye umucamanza ufite ikirego cyawe, ni icyo umukorera. Ni ukugerageza kwiyegereza uwo mucamanza, ukaba wanamuha ruswa. Rusuferi yahise yegera Eva muri Edeni, ariko ntabwo yigeze amubwira ngo Eva, urashaka kuba idayimoni? Reka, ahubwo yaramubwiye ngo Eva, ushobora kumera nk'Imana. Murumva ibyo bintu bisanzwe? Ese ibyo si bimwe n'ibyo yabwiye abamarayika? Ese turacyari kumwe muri iyi filime kugeza aha? Rero Adamu na Eva baracumuye, maze bituma batagikomeza kubarwa nk'abacamanza. Yesu yaraje arabasanga maze abaha isezerano. Dukwiye guhita tumenya ko ubutumwa bwiza bwatanzwe kugira ngo busubize inyoko muntu ku nshingano y'ubucamanza. Umucamanza wo kumenya gutandukanya icyiza n'ikibi no kuba ibiremwa byubahiriza amategeko. Ese turacyari kumwe kugeza aha? Ubu tugiye kugerageza kwihuta muri iyi filime yacu, tugere mu gitabo cyo Kuva. Mu gitabo cyo Kuva tuhabona Imana ihamagara abantu ishaka kubavana mu buretwa. Bari bande? Bari Abisirayeli. Bakundwa, munyumve neza, igihe Rusuferi yigomekaga ku Mana mu ijuru, ntiyashakaga inzira y'Imana. Ese mwaba muzi uko muri Zaburi ya 77 umurongo wa 13 haravuga ngo, inzira yawe Mana iri mu buturo bwera. Ubwo Rusuferi yigomekaga ku buturo bwera bwo mu ijuru, mu by'ukuri yari arimo arigomeka ku nzira y'Imana. Ubwo Imana yatoranyaga ubwoko bw'Abisirayeli, yabahamagaye nk'ubwoko bwayo buzashyira agakiza abatuye isi. Imana yabahaye ikintu kidasanzwe nk'iti igishushanyo mbonera cyangwa GPS, umugambi w'ubutumwa bwiza bw'agakiza. Inzira yawe Mana iri mu buturo bwera. Ibyo bishatse kuvuga ko nudakurikira iyo nzira uzayoba. Imana yitegereje Abisirayeli maze irababwira iti, hari impano idasanzwe nshaka kubaha, kandi inzira iri muri iyo mpano. Iti, ndashaka ko mushyira iyi nzira, iyi GPS, abatuye isi bose. Noneho ubu mushobora kuba mwatangira kumva uko Satani yumvise ameze ubwo yabonaga ishusho y'icyari mu ijuru cyubatswe mu isi. Satani yaravuze ati, iki ni ikintu kiyobora abantu bose ku gakiza, turacyanga, tugiye kukirimbura, kandi ntabwo tuzigera twemerera abantu bagifite ko bagikwirakwiza mu isi. Ushobora kuvuga ngo, Pastor, ese iki gishushanyo mbonera gishatse kuvuga iki? Ngo ese ni gute muri cyo harimo umugambi w'agakiza? Tugiye kureba uko bimeze. Ngiye gushyira ishusho ku rukuta, ndifuza ko mwaza kuyifata mu mutwe kuko itari buze gutinda hariya. Ese iyo pica murayireba neza? Ngiye aho ngaho. Noneho mumfashe. Iyo witegereje neza ubu buturo bwera, iyo uturutse inyuma y'urugo winjira mu rugo, habaga igicaniro cy'ibitambo, aricyo kibanzaho hasi, hakaba n'igikarabiro. Ku gicaniro cy'ibitambo niho inyamaswa zatambirwaga. Ibyo bishushanya iki? Ni igitambo cyande?
Yesu Kristo. Hakurikiragaho igikarabiro ari cyo abatambyi biyuhagiriragamo ibiganza n'ibirenge. Ibyo mu butumwa bwiza bishushanya umubatizo. Hejuru yaho tuhasanga ameza y'imitsima idasembuwe, kandi iyo mitsima ishushanya ijambo ry'Imana. Umuntu ntatungwa n'imitsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Uwiteka. Noneho tukagira n'igicaniro cy'imibavu ari cyo gishushanya amasengesho yacu, n'igitereko cy'amatabaza 7 gishushanya Mwuka Wera. Ariko nanone ni ubuhamya bwacu binyuze muri Mwuka Wera. Muri umucyo w'isi, umujyi wubatswe mu mpinga y'umusozi, ntushobora kwihisha. Ntimutume hagira uzimya umucyo wanyu. Ni ubuhamya. Noneho tukinjira hera cyane, aho hari isanduku y'isezerano. Ibyo byose nibyo byari muri icyo gishushanyo mbonera. None iriya shusho mwayumvishe, muraza gukomeza kuyibuka. Noneho ni gute ubuturo bwera ari umugambi w'Imana w'agakiza? Niba mwibuka ishusho mwabonye, iyo uhuje impande zose z'ibyari bigize ubuturo bwera, ubona iki? Niba mwibuka neza, ubona umusaraba. Amen. Ese mushobora gutekereza ukuntu imyaka 4,000 mbere y'uko Yesu aza gupfira abantu, ukuntu ubuturo bwera bwari bwarahanuye ko Yesu azaza gupfira ku musaraba kubera ibyaha byacu? Yaravuze ngo ndi iki? Inzira, ukuri n'ubugingo. Si ibyo gusa bakundwa, ahubwo iyo witegereje ubwo buturo bwera, hari ikindi kintu kidasanzwe habona. Nuko kuri buri mugabane wose w'ubuturo bwera hashushanya aho Yesu yameneye amaraso. Bamutoboye iburyo n'ibumoso, yambaye ikamba ry'amahwa, yapfuye amenetse umutima, bamutoboye mu birenge, ndetse bigera n'ubwo bamutobora mu rubavu rwe. Amazi n'amaraso bimuvamo. Reka noneho tubyumve muri ubu buryo. Imana yafashe abantu bayo ibanyuza muri iyi nzira mu bihe bitandukanye. Reka dufate urugero ku bwoko bwa Abisirayeli. Abisirayeli ubwo bakurwaga mu buretwa, ikintu cya mbere Imana yabasabye ni ugutamba, noneho bagasiga amaraso ku miryango yabo. Ibyo bishushanya iki mu buturo bwera? Ni igicaniro cy'ibitambo. Aho ni mu Kuva igice cya 12. Mu Kuva igice cya 14 bari kugenda banezerewe, maze Farawo ahindura ibitekerezo bye, aravuga ngo tujye kubagarura. Ni iki Imana yakoze? Yabaciriye inzira mu nyanja itukura. Ibyo birashushanya iki? Ni igikarabiro, ni umubatizo. Bamaze kwambuka bageze hirya, aho ni mu Kuva igice cya 16, muzi cyabaye? Baravuze ngo turashonje. Imana yakoze iki? Imana yabamanuriye manu. Dusigaje iminota 21. Imana yabamanuriye manu. Iyo ukomeje mu Kuva igice cya 17 kugeza mu Kuva igice cya 19, tuhabona Imana ibabwira ngo Bisirayeli, muri umwihariko wanjye, umucyo wanjye mu isi, muri abantu banjye nzakoresha kugira ngo ngeze agakiza mu isi. Aho tuhabona ko Imana yari irimo kubageza ku rwego rw'igitereko cy'amatabaza 7. Muri icyo gice cya 19, Imana yabwiye Mose ngo ndashaka ko ubwira abantu ngo bamara iminsi 3 biyeza kugira ngo tuzabonane. Ni ukwezwa k'umutima. Ni ukubera iki? Ni ukubera ko mu Kuva igice cya 20, mu Kuva igice cya 20 bakundwa, Imana yaramanutse ivuga amategeko 10. Ibi ndumva bihagije, se sibyo? Yesu yavukiye mu kiraro hagati y'amatungo. Dushobora kuvuga ko yavukiye ku gicaniro cy'ibitambo. Yabatijwe amaze kugeza imyaka 30. Aho ni ku gikarabiro. Arangije ajyanwa mu butayu aho yageragerejwe. Ikigeragezo cya mbere ngo hindura ibuyemo umutsima. Ikigeragezo cya kabiri, ijugunye hasi uvuye kuri aka gasongero. Yarimo kugerageza amasengesho asenga Imana. Ikigeragezo cya gatatu, ndabizi ko waje kubwa abantu bawe, aribo gitereko cy'amatabaza yawe 7. Pfukamira, ndaguha abantu bawe. Yesu yanesheje ibyo bigeragezo byose uko ari 3, maze yinjira mu kubwiriza amategeko ari hamwe n'ubuntu bw'Imana.
cyangwa se dushobora kubicurika. Yesu yavuye mu ijuru asiga intebe ye ya cyami, abaho imibereho yo gusenga, abaho imibereho ihuje n'ijambo ry'Imana, maze umucyo we uramurika, arabatizwa, none harabambwa. Ese ni ubuhe buryo twabyumvamo? Ariko bakundwa, nabinginze mu nyumve neza. Ese ibi byo bimeze bite? Matayo, Mariko, Luka na Yohana bose bavuga ku gitambo cya Yesu Kristo. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kivuga kubatizwa na Mwuka Wera. Icyo ni igikarabiro. Igitabo cy'Abaroma kugeza kuri Yuda byose bivuga ku kamaro ko kwiga Bibiliya, gusenga no guhamya, none byahishuwe bikatwinjiza mu cyumba cy'intebe y'Imana. Bakundwa, ubu tumaze kumenya iki gishushanyo mbonera. Ni umugambi w'agakiza n'ikisi itumva. Ubu noneho menye yuko niba nshaka gukizwa hari inzira bicamo. Ngomba kubanza nkakira nde? Kristo. Iyo nakiriye Kristo by'ukuri nzabatizwa. Niba narabatijwe by'ukuri nkaba nkurikira Kristo, nziga ijambo ry'Imana, nzasenga kandi nzahamya. Kandi iyo ubwira abandi by'inzira y'agakiza, nawe utekereza aho bihita bikuganisha. All right, I'll get excited for you. Bakundwa, hano hari ikindi gihari. Umwanzi yarakariye uyu mugambi w'agakiza. Ubuhamya bw'amateka y'isi bwose bugaragaza ukuntu Satani arakariye ndetse ashaka kurimbura abafite ubu buturo bwera, ndetse agashaka no kuburimbura nabwo ubwabwo. Ese turi kumwe? Mubitekereze muri ubu buryo. Ubuturo bwera ni nk'umupira w'amaguru. Ni nk'aho Imana yafashe uwo mupira ikabwira Abisirayeli ngo muwujyane mu kibuga. Abisirayeli barawutwaye maze batangira kwigomeka ku Mana. Bagomeye Imana kugeza ubwo Imana yemera ko bajyanwa mu bunyage bwa Babuloni. Byagenze bite? Turimo turavuga kuri bumwe mu buhanuzi butatu bwa Daniyeli. Ese ubu ni bande tukiri kumwe kugera aha? Muracyankurikiye? Amen. Ubuhanuzi bwa mbere ni ubuhanuzi bw'ibyumweru 70. Ikibazo ni iki ngo, ese ubu buhanuzi bumaze iki? Biroroshye bakundwa. Ubu buhanuzi ni Imana iri kubwira Abisirayeli ngo uwo ubu buturo bwera bushushanya azaza mu byumweru 70. Niba mutiteguye kumwakira mukaba mukomeje kwigomeka kwanyu, nzabakuramo ubuturo bwera maze mbuha abandi. Uku niko byagenze. Kristo yaraje maze Abisirayeli ntibamwakira. Muzi uko byagenze? Umwenda wo mu buturo bwera watandukanyemo kabiri. Bisobanura iherezo ry'ubuturo bwera bwo mu isi. Yesu nyuma y'umuzuko we yazamutse mu buturo bwera bwo mu ijuru. Umupira ubwo wari ukuwe ku Bisirayeli mu by'umubiri, uhabwa Abisirayeli mu by'umwuka. Ubu turangije isezerano rya kera ryose, dusigaje iminota 16 ngo turangize. Imana yahaye Abisirayeli impano y'indimi kugira ngo bashyire abatuye isi bose ubu butumwa bwiza bw'ubuturo bwera bwo mu ijuru n'umutambyi mukuru wo mu ijuru. Aho Abisirayeli bajyaga hose nta cyashoboraga kubahagarika. Noneho Satani aravuga ngo ngomba guhagarika aba bantu. Niki yakoze? Yabanje guhagurutsa Abisirayeli mu by'umubiri ngo barwanye Abisirayeli mu by'umwuka, anahagurutsa Abaroma ngo barwanye Abisirayeli mu by'umwuka. Ariko yaje gusanga ko uko buri mukristo yapfaga byaratangaga umusaruro, kuko byatumaga abandi barushaho kwiyongera. Noneho aravuga ngo nzahindura uburyo nabarwanyagamo, ari naho hatuganisha ku gice cya kabiri cy'ubuhanuzi bwa Daniyeli, aribwo buhanuzi bw'imyaka 1260. Bakundwa, ubu buhanuzi mu ncamake buvuga ko hazaza ubwami bw'agahembe gato, kandi ko ako gahembe gato kazagerageza gukuraho ubuturo bwera bw'Imana. Ese turacyari kumwe? Muracyakurikiye iyi filime? Noneho ikibazo kirahinduka ngo ni gute Satani yakoresheje imbaraga z'aka gahembe gato, iyo myizerere y'ibinyoma y'agahembe gato, ashaka kurimbura ubuturo bwera bw'Imana. Biroroshye, turasubiza ya shusho ku rukuta nanone. Byagenze bite mu gihe cy'imyaka y'umwijima? Aho ni mu gihe cy'imyaka 1260. Niki cyabaye? Itorero ryo mu myaka y'umwijima ryamaganye ukuri kwabwirizwaga kwerekeye ubuturo bwera. Ibyo bishatse kuvuga iki? Igicaniro cy'ibitambo
gishushanya igitambo cya Yesu cyakuweho maze gisimburwa n'inyigisho ya penetensiya. Ngo igitambo cya Kristo ntabwo gihagije kugira ngo mubabarirwe ibyaha, mukwiye kwishyura penetensiya. Umumaro w'igitambo cya Kristo wateshejwe agaciro maze mu cyimbo cye hashyirwamo ibindi. Ese bite ku gikarabiro aricyo gishushanya umubatizo? Itorero ryo mu myaka y'umwijima ryavuze ko rigiye kuzana kubatiza impinja no kuminjagira abantu w'amazi mu cyimbo cyo kubatizwa, umubatizo wo kuruturutse ku kwicuza no kwihana. Ntibagarukiye aho gusa, ahubwo baravuze ngo turinjira no mu cyumba cy'ahera, maze bafata imitsima ari ishushanya ijambo ry'Imana, barikuraho baravuga ngo nta muntu ushobora kumva ijambo ry'Imana, ngo abapadiri nibo bagomba kuri kwigisha gusa, kandi bavuga ko imihango y'idini ariyo y'ingenzi kurusha ijambo ry'Imana. Si ibyo gusa, ahubwo bageze no ku gicaniro cy'imibavu aricyo gishushanya amasengesho, baravuga ngo ntimugomba gusenga Imana, mugomba kunyura ku bapadiri. Baniremeye n'ibyumba bibiri bitandukanyijwe n'umwenda hagati. Aho umuntu yicaye ari kumva ukwihana k'undi muntu. Bakuyeho umucyo w'itorero, bituma habaho imyaka y'umwijima. Barangije binjira hera cyane, bakuraho iyo sanduku y'isezerano, bakuramo umunsi w'isabato, bishyiriraho umunsi wa mbere w'icyumweru. Ese dukwiye kwiheba? None ni iki Imana izakora? Ese mushobora kukireba muri iyi filime? Bakundwa, impamvu nuko hari ikindi gice cy'ubuhanuzi cyitwa ubuhanuzi bw'imyaka 2300. Kandi ubu buhanuzi buvuga ko nyuma y'imyaka 2300 ariho mu mwaka w'1844, muri uwo mwaka ubuturo bwera bwagombaga kwezwa. Muri Bibiliya zimwe baravuga ngo ubuturo bwera buzongera gusubizwaho. Mwitegereze ibi. Muziki Imana yatangiye gukora mu gihe cy'imyaka 500. Imana yatangiye gusubizaho buri mugabane wose w'ubuturo bwera wari warasiribanzwe mu gihe cy'imyaka y'umwijima. Hari umugabo witwaga John Wycliffe wabayeho mu 1300. Niki John Wycliffe yakoze? Yasemuye Bibiliya mu rurimi abantu bumva, aho kwari ugusubizwaho kwa meza y'imitsima. Amen. Bakundwa, iyo nza kuba ndiho mu 1300 nari gukurikira John Wycliffe. Mu 1400 umugabo witwa Martin Luther yaravutse. Martin Luther yatangiye ubuprotestani mu 1500. Icyo yakoze nuko yasubijeho ukuri kw'igitambo cya Kristo aricyo kidukiza ibyaha, ko atari penetensiya. Ese turacyari kumwe? Iyo nza kuba ndiho icyo gihe, ntekereza ko nari kuba umuruterani. Imana ishimwe ku bw'abaruterani. Bakundwa, mu 1500 umuntu witwa John Calvin niwe washinze itorero ry'abapresbyterienne. John Calvin yari afite umutwaro udasanzwe w'amasengesho. Yaravuze ngo dukwiye gusenga Imana nta handi tunyuze. Icyo John Calvin yakoze, bakundwa, ni ugusubizaho igicaniro cy'imibavu. Mu 1600 haje uwitwa John Smith. Ubwo yari arimo kwiga Bibiliya, yaravuze ngo reka nitonde gato. Nukwiriye kuminjagirwaho amazi, ahubwo ukwiye kubatizwa wibizwa mu mazi menshi kandi ukihana, ukanatura ibyaha byawe mbere y'uko ubatizwa. Yahindutse uwashinze itorero ry'ababatista. Iyo nza kubaho mu 1600, ntekereza ko nari kuba umubatiste. Ahagana mu 1700 umugabo witwa John Wesley nawe yaraje, maze John Wesley ari washinze itorero ry'abametodiste. Yari afite umutwaro uremereye wo kubwiriza abatuye isi yose ubutumwa bwiza. Yasubijeho igitereko cy'amatabaza. Muri umucyo w'isi. Ndumva ni nko mu basiganwa. Dusigaje iminota 10 gusa, bakundwa. Ubwo rero hasigaye umugabane umwe w'ubuturo bwera ugomba gusubizwaho. Ni irihe torero Imana yahamagaye mu 1800? Mugiye gutuma nishima. Ese sibyo? Nabyizeye muzabikora. Ni irihe torero Imana yahamagaye mu 1800 ngo risubizeho umugabane w'ukuri waburaga?
bakundwa munyumve neza, ntabwo muri abadivantisiti umunsi wa karindwi ku mpanuka. Iri torero ryavutse rifite icyemezo cya gihanuzi. Ntabwo uri umudivantisiti kubera impanuka. Ntabwo turi itorero rimeze nk'ayandi. Bakundwa, Imana yaduhamagaye mu gihe gikwiriye nk'iki. Bakundwa, ubu nibwo butumwa bwiza. Iyi niyo mpamvu ubutumwa bwa marayika wa mbere bwamamazwa nk'ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, buhamagara abatuye isi kubera ko ari ubutumwa bwiza. Ubu butumwa bwiza ntibwashoboraga kubwirizwa mu gihe cy'imyaka y'umwijima kuko bwari bwarakuweho, ariko mu 1844 imigabane yose yari imaze gusubizwaho. Mu nyumve neza, abadivantisite bose bakomoka mu babatiste n'abametodiste. Tugomba gufata uku kuri kose tukagukwirakwiza hose. Mu 1992 habaye umukino w'umupira w'amaguru. Bawise umukino ukomeye. Haburaga amasegonda 4 ngo urangire. Ikipe imwe yarushaga indi igitego kimwe. Abafana bari batangiye kubyina intsinzi. Icyo abakinnyi bari bategereje ko ari uguterura umupira maze hagatangazwa ko umukino urangiye. Ese bite iyo iyo kipe yindi igarukana umupira maze igahita itsinda? Bafashe umupira maze batangira kuhererekanya. Umukinnyi umwe yawuhererezaga mugenzi we, noneho ku rundi ruhande abafana bari bahagurutse biteguye kubyina intsinzi. Umukinnyi wa kabiri nawe ariruka, ariko agiye kugwa ahereza mugenzi we uwo mupira. Uwa gatatu abigenza atyo, uwa kane nawe biko, n'uwa gatanu nawe bigenda gutyo, uwa gatandatu abantu bose baragurutse batangira kurangurura. Uwa gatandatu wese agenda atsinda igitego, yinjira aho barangiriza umukino. Bakundwa, ni munyumve neza, Satani itsinda rye rizi ko umukino urangiye. Batekereza ko mwebwe nk'abadivantisite muri abantu batsinzwe. Bakundwa, ndimo kuvuga ngo Imana irashaka ko turangiza umukino. Ibyo nibyo navuze. Bakundwa, munyumve neza, nta kindi gihe gisigaye ku isaha. 1844 nicyo cyari igihe cya nyuma cya gihanuzi. Mu bitekerezo byanjye ndabona abamarayika bahagurutse bazunguza amababa yabo, barimo baratubwira ngo nimwihute mugeraho umukino urangirira. Aho abantu b'Imana bajya hose, ubutumwa bwa marayika wa mbere, ubutumwa bwa marayika wa kabiri, ubutumwa bwa marayika wa gatatu bwose burahari. Mu ncamake, ubutumwa bw'abamarayika batatu ni ubutumwa bwa Nowa ngo mwinjire mu nkuge. Ngo mwinjire mu nkuge. Ndabona mutabyumvise neza. Reka twongere nanone. Ni mwinjire mu nkuge. Nimwinjire mu nkuge mbere yuko mukererwa bakundwa. Kubera iki? Kubera ko ikimenyetso cy'Imana kiri muri iyo nkuge, kandi abari hanze y'iyo nkuge bazashyirwaho ikimenyetso cyo gupfa. Abamarayika bafite ibyago 7 by'imperuka berekanywe baturutse ahera cyane. Kubera iki? Kubera ko abazakira ibyo byago n'abazaba baranze kwakira ikirahera cyane. Ubutumwa bwacu ni ukwinjira mu isanduku. Zaburi ya 91 iravuga ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'isumba byose. Ku murongo wa 10 akavuga ngo nta cyago kizabegera, nta cyago. Yesu araje. Azaboneka mu isi yose, abapfuye bamwizeye bazazurwa bajye mu ijuru kugira ngo bace imanza.
Bakundwa, munyumve neza, ubwo ibitabo byabumburwaga tugarutse mu 1844 icyabagaho ni iki? Satani yaregaga abantu b'Imana, ariko impamvu Imana yabumbuye ibitabo ntabwo kwari uguciraho iteka, ahubwo ni ukugira ngo Imana ihamye Satani ko ari umunyabinyoma. Kugira ngo Satani nakurega ngo wakoze ibi n'ibi, Imana ivuge ngo ariko mu gitabo handitse ko yihannye. Ibyo bitabo birimo ibimenyetso byo kugukiza, ntabwo ari ibyo kukurwanya. Abamarayika baravuga ngo inzira zawe Mana ni ukuri, kuko uca imanza zitabera. Ubwo bazaba baca imanza mu myaka 1000, abakiranutsi bazajya kugenzura mu bitabo, bazabona ko inzira z'Imana ari ukuri, noneho imyaka 1000 irangire. Ubwo nibwo Imana izamanuka ikazura abapfuye ari abanyabyaha. Bibiliya itubwira ko ubwo abanyabyaha bazaba bazutse, iyi si izahinduka ururebero rwa filime isi itigeze kubona. Muri icyo gihe abantu bose bazareba iyo filime. Iyo niyo filime ya nyuma iheruka iyi si. Ellen White yaravuze ngo umuntu azahembwa ibihwanye n'ibyo yakoze. Bakundwa, ndashaka ko mumenya ko iyi ari filime y'ukuri. Ntabwo nshaka ko abanyabyaha bazandeba bakambwira ngo wari wararebye iyi filime ntiwayitubwira. Wambwiye ibya Spider-Man, wambwiye ibya Harry Potter, ntabwo wigeze umbwira ibya filime y'ingirakamaro. Bakundwa, reka mu minota 2 isigaye tuvuga ku buryo Imana izarimbura abanyabyaha. Igihe kirimo kwiruka, igihe kirimo kwihuta. Imana igomba kuzarimbura abanyabyaha, ariko ukwiriye gusobanukirwa n'impamvu izakoresha umuriro. Si ukubera ko Imana ari umugome, ahubwo nuko ari urukundo. Bakundwa, murabizi ko Imana ishushanywa n'umuriro ukongora, ariko indirimbo za Salomo hatubwira ko urukundo rumeze nk'umuriro ukongora. Ese wigeze uba mu rukundo? Bagabo, nimuzamura ibiganza. Mwigeze kumva uwo muriro? Uko niko Imana imeze bakundwa. Ni umuriro, n'umurwa w'Imana nawo ni umuriro, intebe yayo nayo ni intebe y'umuriro, kandi Imana irashaka ko dushobora kubaho muri uwo muriro kugira ngo tutazashya. Niba uba mu bushake bw'Imana, uzaba udashobora gukongorwa n'umuriro. Ubwo Imana yerekaga Mose igihuru gishya, Mose akibaza ukuntu icyo gihuru gishya ariko ntigikongoke. Imana yashakaga kwereka Mose ko uwo wari umugambi wayo ku nyoko muntu. Imana irashaka ko duhagarara mu gushaka kwayo, nk'uko byagenze kuri Saduraka, Meshake na Abedenego, kuko bajugunywe mu muriro ariko ntabwo bigeze bashya. Bakundwa, munyumve neza, abakiranutsi nibo bagurumana by'iteka ryose. Abakiranirwa ntabwo bahanywa n'umuriro, ahubwo barakongoka. Ntabwo Imana izabemerera kujya mu ijuru, kubera ko ijuru kuri bo ryababera ikuzimu. Murabona ukuntu Satani yabihishe? Imana muri ayo maboko yayo magari izayarambura, maze ihobera abanyabyaha bwa nyuma, kugira ngo bumve urukundo banze kwakira, maze bavuge ngo inzira zawe Mana ni ukuri kandi ziratunganye, kandi ufite impamvu zikwiriye gutuma urimbura abanyabyaha. Bakundwa, Imana izongera kubaka paradizo ku isi, kandi Bibiliya iravuga ngo kuva ku isabato imwe kugeza ku yindi tuzahora turamya Imana. Waba uzi impamvu? Ni ukubera ko nk'Abisiraheli, nk'uko bari barahawe isabato ngo ibabere ikimenyetso cy'uko bakuwe mu buretwa, natwe tuzahora mu isabato nk'ikimenyetso cy'uko twakuwe mu isi. Iyi niyo filime. Dusigaranye amasegonda 48. Bakundwa, mwumve ko Imana yabahamagariye mu gihe nk'iki. Mwitindiganya. Niba washidikanyaga ku mpamvu uri umudivantiste, ntuzongere gushidikanya. Niba uvuga ngo ntabwo nshobora kwigisha Bibiliya, ntabwo mbyiga ngo mbyumve, ndakwinginze, menye ko Imana igufitiye umugambi. Ese uratekereza ku kubwiriza umuntu icyigisho nk'iki? Ese ni bande muri mwe bizeye ko Imana ishobora kubakoresha? Dusengere hamwe. Data uri mu ijuru, turagusabye tukwinginga,
twigishe Mana icyo bisobanuye kugukunda no kugukorera no kwereka abayobye inzira y'agakiza mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.